bategure berekane itegurwa rya jenoside. Abanyarwandakazi namwe mwese mukunda ururimi rw'ikinyarwanda mukaba munarwumva neza, turabasuhuje. Kuri uyu munsi tuje kubaganiriza, ubundi ni umunsi wari usanzwe warahariwe urubuga rw'abari n'abategarugori. Ntabwo nahindutse umutegarugori, nta nubwo ndi umwari, ariko murabona ko ndi kumwe n'umutegarugori. Turaje rero ngo tubaganirize muri uyu mugoroba, twizere ko ikiganiro kibanyura. Mu rubuga rw'abari n'abategarugori rero turabaganiriza byinshi binyuranye, ariko turabaganiriza bibiri by'ingenzi. Reka maze ndeke mugenzi wanjye w'umutegarugori kubera ko ari urubuga rwabo, abanze abasuhuze noneho tubone gutangira uko bikwiye. Ijambo ni ryawe mutegarugori. Murakoze cyane nyakubahwa padiri, ndagucuhuje. Nshuhuje abakunzi ba Isi n'Ijuru, nanabifuriza impera z'umwaka kuba zibamereye neza, gutangira umwaka utaha neza. Ntabwo wabaye umwari, nta nubwo wabaye umutegarugori, ariko aho batari ndi buhagarare neza nta kibazo. Murakoze. Arakoze cyane Minisitiri Mwemayire, arabahagararira koko kandi aranabahagarariye birumvikana. Murabona ko twese ntitwajya muri vacances, bamwe bari kuruhukaho gato cyane, ubundi muzababona bose bagarutse. Kuruhuka navyo no guturakuka ni ngombwa, turagenda tujya ibihe, ariko tugakomeza kuhaba hafi kugira ngo tubaganirize kandi dukurikirane ibiri kuba cyane ku maso, hatagira nibiducika. Reka tubasuhuze bakunzi ba Isi n'Ijuru mwese, abo muri n'abanyarwanda n'abanyarwandakazi muri rusange, n'abarundi, n'abo muri Kongo, n'abo muri Tanzania, n'abo muri Uganda, n'abo muri Sudani y'Amajyepfo, n'abo muri Kenya, n'ahandi hose muri mwumva ururimi rw'ikinyarwanda mukaba mwifuje gukurikira ikiganiro cy'uyu mugoroba. Reka nsuhuze abakunzi b'ikambere ba Isi n'Ijuru, batabura rwose, baba hari mugatanga ibitekerezo, mugakora comment, mugakora chat, mbese Isi n'Ijuru mukayiheka ku bitugu. Ngaba bakikimabere murahari, bakaborogota dimba hasi mujye mumworohera. Afite ibitekerezo bye nubwo atubwira ngo Kagame nyakwigendera n'intwari, ariko abahari dimba hasi turagushimira rwose. ubuhari hariho nabonye ejo bundi gutera igisu ngo urabihemberwa, nushaka ubuhembwa nushaka ubudahembwa, ariko tuba turi kumwe kandi turabigushimira rwose. Ubundi ibitekerezo byawe nawe ujye ubitambutsa. Mari Mukamugema urahari, Maridus Bemba ubuhari rwose, na bizu nyinshi n'imitima, urakoze cyane. Kurokororo ndakureba urahari rwose, turakureba. Na Musema urahari, murahari ba Meri Rukundo, ewe murahari. komera kare agatsiko nyine turakavuga nta kundi, ugize ngo Mwemayire arakoroheye. Beya komera. Ndabona muhari ba Jean Virijan, ba Victor Sam Kabela. Sezi urahari, komera ugire Noheli nziza n'umwaka mwiza. Momo we rwose urahari, n'umutima munini cyane ntabwo wahabura. Yego, nkunda bagenzi official, nkunda bagenzi noneho ubutazahimba kaye karirimbo ye. Uzaririmbira nde none uretse turaje tukubwira buzaririmbira kandi ubikora neza pe mu gihe gikwiye. Ari Sempigura hari, Good Man Freddy turakubona. Rombe Makasi komera cyane. Baraka urahari, Nyamwanga kumva ntiyanze no kubona nawe urahari, ngucanye ku maso ubu noneho yeho bigeze banza no gucana no ku maboko, sinzi uko biri bugende mu kanya turaje. Ruwino ukuri dukomeza uvugisha ukuri, urahari. Ukuri ngo ni intwaro itorohera abayica ruhande, irabasogota. Ukuri ni hatari. Nibyo Figazo komera uri gukunda na Momo, mwigumire mu rukundo ni byiza birakwiye. Ndababona mwese XX Y fiye komera uri gusuhuza fiye nguramukunda rwose. Yego nikose. Reka abo batasha Isaro ntitwareka kubasuhuza. Ba Justice Safe rwose ubuhari cyane. Antoine Habumukiza nawe turakubona, kimwe na Joseph Ntabi. Love you natwe turagukunda nibyo. Chris Katoto komera. Marise Sia Ntarama ubuhari kabisa, n'abasangira ngendo bawe. Mungeri Pacha nawe turakuramutsa tukifuriza n'umwaka mwiza. Mazembe Kabarasansi na Rwanda rwiza murahari. Mwaje nababonye. Abo tudasuhuza mwihangane bari no naba Mazembe twabavuze bo twababonye. Abo tudasuhuza bihangane, abahudeta amacumi n'abagaso n'aba Fred Ndibumva n'aba Kikijiki. Reka tubahe abasangira ngendo babanze babifuriza umwaka mwiza na Noheli nziza,
biyongereye abari baje ejo none barongeye bagaruke kandi babasuhuze tubone gukomeza iki kiganiro. Bavandimwe nshuti z'Isi n'Ijuru TV, kimwe mu byaranze uyu mwaka dusoza wa 2021 ni imbarutso ya revolution gakondo Kizito Idamage. Muri iyi minsi twizihiza ivuka ry'urumuri rw'ubumuntu n'umucunguzi w'abantu Yesu nifatanyije n'abahagurukiye guhanga bidasubirwaho igihugu gakondo nyarwanda cy'amahoro ahoraho. Nkaba mbifurije guhumeka ubutabazi, gukomeza impagarike no guhoza ku mutima abari mu gihome bari ku ngoyi y'igisuti cya FPR Inkotanyi. Bityo buri wese uko yishoboye dutere ingabo mu bitugu, intwari ziturangaje imbere tugana i Rwanda heza. Muri beza, muraba agaciro, murakarama. Mbivanye ku mutima ndagira ngo nifurize ubuyobozi bwa radio television Isi n'Ijuru, abakunzi bayo n'abanyarwanda bose umunsi mwiza wa Noheli n'umwaka mushya muhire w'ibihumbi 2022. Uyu mwaka mushya ugiye gutangira uzasige twiyunguye byinshi byiza kandi by'ingirakamaro. Imana ibaho umugisha. Banyarwandakazi bakunzi ba radio televiziyo Isi n'Ijuru, nishimiye kubona aka kanya ko kubifuriza kuzagira umunsi mukuru mwiza wa Noheli, kuzarangiza umwaka 2021 mu mahoro, kandi mbifuriza kuzawutangira umwaka wa 2022 tuva mu gihirahiro twashyizwemo na leta y'agatsiko. Mwese abakunzi ba televiziyo Isi n'Ijuru, banyarwandakazi, turifuza kuzabonana namwe umwaka utaha turi mu gihugu cyacu tubyina umutekano, tubyina amahoro asesuye. Mugikomeze mugire ibihe byiza. Ndabashimiye. Happy New Year, bonane, umwaka musha muhire. Ndamukije abakunzi ba radio na televiziyo Isi n'Ijuru, abasuhuje abanyamasisi, abanyarucuru, abaturage bose bo mu biyaga bigari. Umwaka uhise wabayemo byinshi, harimo ibyiza, hari n'ibibi, ariko byose turashima Imana. Abambifuriza umwaka musha tugiye gutangira uzabere uw'ubutwari, kandi Imana aba ariyo tuzashira nyambere kuko ariyo dushoboza byose. Uyu ni Mama Sifa. Happy New Year again, umwaka musha muhire, bonane. Amen. Murakoze. Mwabumvise rero abavandimwe bamaze kutwifuriza Noheli nziza n'umwaka mwiza. Muri byo bagize neza cyane, kandi turabashyigikiye koko. Ubu rero muri uyu mugoroba turabaganiriza mfatanyije na Minister Mwemayire Felicite, mumaze kumenyera kandi benshi muri mwebwe mukunda. Ndagira ubushize bigeze kuvuga, ubushize Minister Flora yigeze kuvuga ngo yanyohereje muri vacances, byari byo kandi koko kuko byari ngombwa kuruhuka gato. Natwe rero na Felicite natwe twabohereje muri vacances nabo. Premier Ministre na Minister Flora n'abandi ba ministre batari bakeya twabohereje muri vacances rwose, nabo baruhukeho gatoya, ni iminsi mike cyane itageze no ku cyumweru, ngo nabo bahumekeho gatoya ubundi bagaruke dukomeza akazi tu. Nakundaga Perezida wa Tanzania ajya kuvuga ngo kuchapa kazi ni ngombwa nyine ko duhora turi maso, kubera ko abo duhanganye cyane karagatsiko k'abavantara ko ndikagoheka. Paul Kagame akiriho yajyaga avuga ko rwose akiri no ku rugamba ngo yajyaga aryama niba ari isaha imwe niba ari abiri kwijoro, banza nayo ntayo, banza yararaga yicaye, ari nabyo byaje kumuviramo ingaruka zo gushirira ubwonko tugomba kwirinda twese.
ariko yarabikoze. Minisita Mwemayire uri kuvugira kuri mute. arabeshya we yajyaga kwiterera inda arabeshya ntakababeshye ngo mubyemere. Ntabwo yaryamaga isaha imwe. kare kuriya yiberaga mu ndaki ubundi yayivamo akigira mu Kampala gatera inda nose anje bavutse rya nzaba nabo mu ntambara bareba arabeshya uri mwari n'umunyabwongo ngo yajyaga ajya mu rutoki ngo reka tumwihorere yaripfiriye ntitugajya tuvuga nabi abatabarutse ntitugajya tubavuga nabi reka twigarukire mu kiganiro cy'uyu munsi. Rero mu kiganiro cy'uyu munsi Mwemayire turaganira ibintu bibiri gusa turi mu mpera z'umwaka. Mu mpera z'umwaka abantu basubiza amaso inyuma bakibaza utuntu twinshi. Ubu nanjye hari ikibazo nibajije ariko ubundi umuntu wamfashije muri ibi tubamo ibingibi byo kwiyemeza rwose gutanga amaraso ninde? Umuntu wanyemeje ko ikintu cyose washaka wakigeraho ku buryo twahangarana kari agatsiko ninde? Nyakwigendera Paul Kagame nubwo nyine yadutamaje akatugaragura mu maraso ayagaragura mu Rwanda n'abanyarwanda, ariko hari ibintu byinshi abantu hari ibintu ngiye ntangarira buriya Mwemayire, hari ibintu rwose ngiye ntangarira kumubona uriya muntu wicururizaga amagi za Nairobi. Nakurikiranye amateka ye nababwiye nuko yavutse, murabyibuka neza uko nabo muri famiye bamwanze, nuko babonaga ari umuntu udashobotse, nuko yari umuntu udashoboye, ariko mu mutwe wakabara ko ashobora kuyobora u Rwanda kandi akabigeraho. Uko aruyoboye n'ibindi, uko yarufashe igihugu n'ibindi. Wambwira umuntu yarebeyeho kugira ngo agire morali ingana kuriya yo kuvuga ngo uko yari ameze yicururiza amagi na Nairobi ngo nafata igihugu? Hari cyo bubizeho Minisita Mwemayire? nta kintu cyinshi mbiziho, nzi gusa ko ari umwiyahuzi. Nicyo iyo ngerageje kumureba mbona ari umwiyahuzi. Ni umuntu ushobora kugambirira ikintu atitaye ku bari bukigwehomo, atitaye ku ngaruka biri buteze. Icyo ashaka niho ashaka hagwa abantu magana. Mbese uriya ni nka Hitireri, njye niko namubara, niko mubona. Uko hari ibintu ushobora gutekereza ukavuga uti iki kintu nagikora, ariko wareba ingaruka mbi kiri busige ukaba wakiruka kubera ko ufite umutima. Ariko uriya anyuranye n'abandi bantu mu buzima kuko nta wundi muntu akunda, yikunda wenyine, yireba wenyine. Ni nayo mpamvu wumvise urugamba rwabo, unaniwe baramwica, urwaye baramwica. Niho wumvise abitwa ba Sitabeba. Sitabeba n'abana bavaga i Burundi bakaza barimenyereye kwirira ubugari n'indagara n'isambaza n'indagara z'i Burundi. Abana b'abatesi bavukiye iwabo ba mu Kiyeri n'iby'imyaka 18 banza batarabirebagaho. Uwo mwana yagera hariya bamukorera amasasu, washonje yabirambika asati Sitabeba bakamutsindagira impungure nazo akazibona hamana. Yabiraga afatse Sitabeba yabirambika hasi bakamukubita ifumu. Ni urumva rero nta kiza cyo kumwigiraho kuko ni umwiyahuzi, ni umugome. Nta kiza cyo kumwigiraho ni umugome. Ariko abantu bahora banyiye amakuru ndamwitegereza. Buriya rero njya nitegereza abayobozi bose kugira ngo ndebe ko nabona ibanga ryabo. Buriya narabize ndacyabiga uko Habyarimana babayeho, icyabamotivaga, icyabateraga ubutwari. Perezida tumaze iminsi twibuka Kayibanda ndetse n'abanyamahanga ndabareba. Na Kagame njya mureba nkavuga ariko buriya bwiyahuzi bwo yabukuyeho. Reka tumwihorere wa mugani. Nta kiza cyo kumwigiraho igihe ejo bundi hari umuntu wambwiye nawe, ariko nubwo mvuga ngo simwigiraho nta nicyo nkeneye kumwigiraho, ariko mbaza ubuzima bwe. Hari umuntu wamwegereye naguyaguye ndamubaza nti uwamubona gute? Arambwira agiye kumbwira Padre urashaka kumbwiza ukuri? Nti rwose nicyo nifuza, sinshaka kumbeshya. Aturiya muntu namubaye iruhande. Hari igihe twajyagayo tukabyina tukanezerwa nko ku minsi mikuru twishimira intsinzi, ariko nkamwitegereza. Naramwitegereje ageze igihe cyo kwiyamamaza, nubwo batabaga bamutoye bavuga ko yatoye, ariko naramurebaga nk'igihe ari kuvuga ngo ari kwishima, ngo ari kubyinana n'abandi, nkabona ari amakofa ari gutera iryinyo kurindi. Cyakora igihe namubonye nagayishimye. Ati igihe nabonaga arishimye n'igihe bavugaga ngo bamaze kwica umuntu, ngo ubu serivisi ze za maneko zimaze kwica umuntu, bamaze kuniga Karegeya, bamaze kurasanya Mwasaba yarababaraga ko batamurangije. Ariko igihe bavuga ko yihapfuye abantu, nibwo nabonaga umuntu anezerewe ko kukabibona. Uwo muntu yaranyobeye. Ibyo nawe wigeze ubyumva?
ngewe hari abasirikare naganiriye nabo nanjye reka nanjye mvuga ibyo nabwiwe niba motivasiyo yagiye abaha cyangwa se iri niwo mwuka niyo spirit iri muri kiriya gisirikare ni uko umuntu wica abantu bohereza muri misiyo suicide akazigeraho uwo muntu aba umuntu ufite ibyo kwirata nk'umuntu mbega wacivinze mbese umwicanyi kurusha abandi niwe muntu uba ufite icyo kuganira rero naganiriye n'umusore mu by'ukuri bahinduye umwicanyi pe wo ku rwego rundi rwo hejuru wa wundi w'umwicanyi mu by'ukuri pe sinzi ukuntu navuga ntabwo nzi ukuntu navuga ukuntu uwo musore yahindutse umwicanyi pe ariko nawe byashimye bimushimisha ni ukuba nta misi yarata mbi aho bayimutumye hariho hose kubera iki kuko ataha yagera hariya kikaba aricyo kintu cyiza kurusha ibindi banamuhembera kurusha ibindi ni ukuvuga ngo rero ni akantu k'akuka baremyemo hariya rwose umuntu wavuze ko iyo abonye iyo bamubwiye ko abantu be bapfuye abantu batumye bapfuye yishima ntabwo abeshya kuko nabonye byonyine ibyishimo by'ubica uko ataha yishimye umwana wo muri famiye uzi ugasanga yahindutse inyamaswa yo mu rundi rwego kubera iki kuko ukuntu bamushimira nk'uwakoze ikintu cyiza unyibukije ikintu rero ejo bundi nari maze iminsi muri misiyo z'ubutasi nanjye ndi kubaza ukuntu intasi zabo zikora noneho ikintu cyatangaje ntihagire abo kibabaza kuko Kagame yakivugaga ku mugaragaro. Kagame yajyaga aza bari gusoza amahugurwa y'abatasi noneho akababwira ibintu yafataga igihe kirekire cyo kubasobanurira uko yumva ibintu uko bagomba gukunda igihugu n'uko bagomba kumara abantu. Noneho ariko ngo yakundaga kugaruka ku kintu cyo kugira umuntu mwashima gusa akavuga ati iyo mbarebye ndabagaya mwebwe hari abo wohereza muri misiyo ngo akareba ngo agashidikanya aho gukora ubutumwa ngo base ngo iyi ni inzoka ngo cyangwa ngo ni umuserebanya ngo agashidikanya ngo ntakora ubutumwa ngo ni inzoka ica niba ari umuserebanya we uzamujye uti ni umuserebanya nica ariko inzoka ntigucike ati niyo mpamvu nshima umuntu muzi umuntu ngo yashimaga Kagame muri ibyo ibivuga ku mugaragaro babibaza Kagame niwe ubyivugira ati nicyo na n'ubu aracyavuga umuntu umwe batakiri kumwe ariko yashimaga ko we ngo ntirwaga agisha imitima inama biratangaje hari uwo wabuzi Karegeye oya uragitsinzwe nagitsinzwe Kayumba Nyamwasa Kagame yewe n'ubu baracyamushima kuko bincitse bite kuko niwe muntu wagiye akajya arunda abantu ngo ndabivuze nibuka ibindi nabyo ni wa muntu wagendaga agatsemba gasozi agahora ko harimo umuntu umwe gusa ni Kagame ujya ubyivugira n'ubu nubwo batandukanye nubwo abantu bagira ngo n'abanzi aracyamushima nibura kuri icyo cyonyine akiriho nibura abanyuma n'ubu aracyababwira ko aricyo yamushimiraga we umuntu yagishaga imitima inama niba ari umuserebanya ntabwo wamucikaga ngo aho kugira ngo atica inzoka ariko sicyo cyatuzinduye kuganira nagira ngo ngwibarize ikintu Minisita Mwemayire dore natwe biturimo hari abantu bajya banyandikira bati ariko padiri wowe ko ari umupadiri wowe ibyo by'ubwiyahuzi wabigiyemo ryari ibyo ngibyo byo guhangana n'ubutegetsi bukurusha imbaraga bwamaze abantu wabyize ute wowe ntawe Minisita nawe njya gutangarira Mwemayire ibi bintu wagiyemo wowe hari umuntu mu buzima bwawe waba uri modo waramwigiyeho kwiyemeza ukavuga uti ikintu ushaka wakigeraho hari umuntu wowe waba ufite wabyigiyeho uti uramutse ushatse ikintu icyo ari cyo cyose utarebye amashuri utarebye ubundi bushobozi bw'igitangaza nanjye nabigeraho hari umuntu wowe waba ufite wigiyeho njyewe mysteriously umuntu wa mbere nigiraho ni njyewe ubwanjye kuko ngira ngo twaganire byinshi ku bintoza zanjye ariko njye niyigiraho kurusha uko nigira ku bandi bantu kuko nagiye nkora ibintu ntavuga ko hari umuntu mbisomyeho hari uwabikoze nigana ariko ngakora ibintu nanjye mbona ubwira n'undi muntu akumva nta muntu wabikora
nta muntu wundi rero nigiraho, nigira kuri njye ubwanjye. Ariko ntangira guhaguruka kuvuga ngo noneho ndatinyutse ngiye no kubivuga, umuntu wa mbere wanshyize mu donge nari mfite ukuntu ngaye inkotanyi nazigaye kuva nkizeho, kuva zinjira abantu bavuye i Burundi cyane cyane nibo twabanye za Nyamirambo, Nyakabanda, nibo abantu ba mbere nahereyeho ngaye inkotanyi. Ntangira kuzigaya zinjiye nkizireba, ni ukuvuga ngo ngewe nari naramaze kubika ibintu byinshi mbagaya, ariko bimfiramo ntajya ngira umuntu mbiganiriza. Umuntu rero watumye ntangira kubatekerezaho no gushyira ku murongo umuntu yabagaya ni Sankara. Burya Sankara niwe watumye mbona warenga ibyo kuba kubeshya ngo baramukijije ukababwiza ukuri. Sankara mbera nuko nta kintu Sankara yavuze ntumvise habe na kimwe kuva atangiye kuvuga kugeza bamucecekesheje. Niwe muntu nakurikiye ibyo yaravuga kandi ntabwo yabeshye. Noneho ubwo nawe nakomeje kumwumva, nkumva ibyo avuga nkemeranya nawe, ariko nkaba ntashobora kuvuga. Gusa byari byo kujujura uri kumwe n'abantu ukumva wakanagamo wabivuga, ariko ukareba nawe uri kubwira ukabona njyewe abantu twaganiraga bamwe nababwije n'ukuri, nababwiraga pozisiyo yanjye genda bambereye imfura ntibajya kubivuga, ariko vraiment pozisiyo yanjye guhera kuri Sankara yagiye ahagaragara ku buryo wari kundeba ariko nshungura akabimenya, ukamenya ko ntabyemera rwose. Hanyuma rero nshira ubwoba ari uko mbonye Kizito, noneho ndavuga nti inyuma ya Kizito no gupfa napfa nta kibazo. Noneho ndatobora ndavuga kuva Kizito ashobora gutakaza ubuzima ku myaka afite, kuri opportunity yari afite, potential wa mu muntu wese yamubonanaga, ndavuga nti nanjye navuga nuko nagusubiza ikibazo. Ariko utanyuzwe wambaza n'ikintu wakongera ukambaza yenda nabisobanura kurushaho. Oya reka nanjye nkubwire rero, nanjye hari umuntu narebye ndatangara mu buzima bwanjye. Namwigiyeho cyane. Hari umuntu umwe rwose nigiyeho, ariko ntunseke nimukubwira ko hari umuntu rwose wanyigisha ikintu, ndamwitegereza n'amaso yanjye, ndavuga nti sha umpaye isomo. Buriya rero mwe Mayire kuba padiri wacu biragora cyane. Buriya ntabwo ari ibintu umuntu azinduka yarose ngo abigereho. Ndakubwiza ukuri, kuba umupadiri wa Kiliziya Gatolika mu Rwanda, sha ugomba kwiga primaire ukarangiza uri umuhanga, uri mu ba mbere, wagira amahirwe ukajya kwiga muri petit seminaire cyangwa se ukiga no mu rindi shuri. Ariko reka nkomeze petit seminaire twayitangiye turi nka 60 tukarangiza turi 10. Warangiza ni imyaka 6 yiyongereho ya secondaire, warangiza ugakubita imyaka 7 mu seminari nkuru, kandi atari ko utsinda gusa n'abarezi bakureba. Rimwe bakakwirukana ngo hari icyo udatunganyije, ubundi ngo hari ingeso ufite, nukurokoka kubigeraho. Umunsi umwe rero ngewe nabashe kunyura iyo nzira nyigeraho, nabandi batarisoze nta gitangaza kuri ngewe rwose, nanyuze iyo nzira mbundi kumwe nabandi tugenda dusigara. Ndibuka nk'irutongo tugitangira grand seminaire twagize secondaire twari 80, ariko ari mu ntambara 92 abageze ku bupadiri tukabugeraho igihe twari banga tutageze no ku 10. Wabyumvise kuri 80 kujya ku 10, urumva uko biba byagenda. Ndambaye umupadiri ngiye muri paruwasi ya mbere bashyizemo ni paruwasi ya Nyamasheke, yarimo mubyara wanjye wa mbere padiri mukuru bwa mbere, ariko icyo gihe nari nshinzwe n'indi paruwasi, nanjye ni nka padiri mukuru wa paruwasi yitwa Hanika yari yarabayemo amarorerwa akomeye cyane ya jenoside, abantu barashize, ari duhanga tw'abantu kuri paruwasi wahingukaga ugahita tubona mu rwibutso. Hanika ya Nyanza? Oya, Hanika ya Cyangugu ya Gatare, hafi ya Kibuye, yari ifite n'igice kimwe cya Kibuye hari yitwa Karengera. Mpabaye padiri rero aho ngaho, ubwo ni turi muri za 99 mu 2000 njya kubayo, njya guturayo muri ayo matongo. Noneho rero nari mfite umuntu ugiye gukubwira nigiyeho, yari umukozi wanjye wo mu gikoni, ndibigutangaza. Noneho umukozi wanjye wo mu gikoni yari umwana w'umusore urengeje imyaka 21, banza afite 22 cyangwa 23 niba nibuka neza. Akantekera nkuko abapadiri bakunda kugira ababatekera cyangwa n'abandi bose bagira ababatekera. Uwo mwana yari yarize primaire gusa cyo ko yari yarayirangije. Noneho umunsi umwe ndi kuri paruwasi, ndi ku meza yaratekaga, nkajya ku meza ngenyine. Buke yarateka, amaze gushyira ibiryo ku meza, aza icyuya cyamurenze.
arambwira ati padiri rwose, padiri mukuru rwose, ari ikintu nshaka kukubaza. Ndise shaho urashaka kumbaza iki? Ati ndifuza ko tuganira. Ndishaho none ndamubwira nti cara hariya dusangire, za nisane dusangire ku meza. Ubwabyo biramutangaza ko dusangira, ariko rimwe na rimwe hari igihe nabikoraga kugira ngo tubashe kuganira. Ati nzani isahani, mbona biramubangamiye cyane, nzani isahani dusangire. Okay, aricara. Ngaho rero amaze kwihereza ndamubwira none ntumbwira cyane washaka kumbwira. Azunguza umutwe cyane, icuye cyamurenze rwose. Ati nge ndumva nshaka kuba padiri. Cyambayenga, urumva ushaka kuba padiri sha? Murebye mu maso mbona rwose ni confident, mbona rakomeje pe. Wabyumvise afite imyaka 20 n'imisago, yize primaire gusa, kandi nzo urugendo gukora uruhishe. Ati nge ndashaka kuba padiri. Ndamubwira ndi wongere ubitekerezeho, ejo uzaze tubikongere tubivuganeho. Buke yarongera aragaruka, turongera ngira ngo twarongeye turasangira, niba nibeshya nta nicyo byabitwaye, ariko ndumva twarongeye turasangira. Noneho arambwira ati nabitekerejeho nge ndashaka kuba padiri. Bisaba iki? Ndabwira ndi kugira ngo ndi birashoboka, niba wowe wabyiyemeje birashoboka. Ariko icyo bigusaba, biragusaba kujya muri sogondere. Ubu ngubu kuri iyo myaka ya 20 n'ingahe, ugatangira mu wa mbere ukiga sogondere ukayirangiza, wazayirangiza ugihumeka, ugasaba umusenyeri ko kwemerera, noneho ukazajya mu seminari nkuru. Nacyo ni ikindi, kubera ko ntiwize mu seminari ntushaka no kwijyamo, uziga mu ishuri risanzwe. Noneho nubirangiza umusenyeri nakwemerera, uzajya mu seminari nkuru ukubite imyaka 7 cyangwa 8. Ubwo rero nikuzabigezaho. Ati ibyo birashoboka? Ati birashoboka. Ati buse kubona ndi umutindi nyine ari we nkorera, ubuse najya mu ishuri gute? Yampaye gadata. Kandi koko yari mama we, yari umupfakazi, ari umwana nge mbese yakoreraga ibihumbi banza ari nka bitatu kuri paruwasi gusa by'amanyarwanda. Ati buse najya muri sogonderi gute ko ishuri rya leta sinarijyamo, ubwo nukuvuga prive. Muri ibyo mu maso mbona umwana w'umusore arakomeje. Ndavuga nti ngewe nguhaye kado, nzakujyana mu ishuri ryacu rya prive ryo kuri iyo paruwasi, ugiye nza kurihira umwaka wa mbere cyangwa wa mbere n'uwa kabiri, hanyuma uzirwarize. Ati waba umbyaya. Ahita nkorera powe, beraze guhimba ibisigo rero. Kuva yatangira sogonderi yajyaga mpimbira igisigo nka buri gihembwe. Byo namusezeranyije ndabikora. Ajya mu wa mbere, ajya mu wa kabiri, yari afite mu byara we mu nyirarume neza, musaza wa se umaze gutera agatambwe, nawe umaze kuba paroko. Musaza wa se, musaza wa nyina cyangwa mukuru wa se? Musaza wa nyina, nyirarume. Amaze kuba burugumestre waho ngaho. Noneho arakomeza aramurira, aranshimira ko nafashije mwishwa we, arakomeza aramurira, nawe yaramaze kubona situation, ndabyihorera. Uzi uko byaje kugenda se? Yaragiye akubita uwa mbere, akubita uwa kabiri, akubita uwa gatatu, akubita uwa kane, uwa gatanu, uwa gatandatu, diploma arayibonye. Byandikiye musenyeri ati ngiye ndashaka kuba padiri. Musenyeri ati shanurira gwira, urashaka kuba padiri? Ati ngaho uzagiye gutangira. Aragiye, ubashize imyaka 2 wa muhungu wanjye yabaye padiri. Wow. Icyakora namubwiye maze rero ushaka kubaye padiri, maze uzakore ibyawe ugere cyo n'ibyanjye byananiye, ngewe unagiye mu bindi nawe uzakomeze. Ndizera ko abikora. Yavuze ishapuri imwe banza avuga ibyo akavugiye niyanjye, Imana imuhe umugisha akomeze. Niwe mvuga izina rye ariko nanarivuze kubera ko navuze aho narindi. Iyo nkuru izwi n'abantu batari bakeya, byarambabaje kwa umupadiri ndahari, kuko iyo nkuru nari kuyivutangaho ubuhamya. Umuntu ushoboye kwiyemeza ati nge nzaba umupadiri akabigeraho muri zira condition nababwiye, ndashaka no kuba papa zabawe, nashaka no kuba papa zabigeraho rwose. Yanyigishije rero ibintu byinshi cyane, ko burya ikintu wiyemeje ukagiharanira ukagishyiramo ingufu ukigeraho. Niyo mpamvu n'ubu nizera ko ibi twiyemeje byo kurwanya kana gatsiko kagaragaza ko gashoboye, kagaragaza ko kagize tuzagahangamura. Mwe mayire ukomere gusa, nawe ntubizitoroshye, ukomere amaherezo tuzagahangamura. Uracyashidikanya wowe? Njye ntabwo nshidikanya. Sinshidikanya. Urugero wavuze, umuntu watanzeho urugero nanjye ndamugarukaho. Kuriya Kagame yigeze kuvuga ko ngo yajyaga aza mu Rwanda, akagenda akazenguruka Kacyiru yigendera n'amaguru areba mu rugwiro, ngo ariko akavuga ngo nzarwinjira muto. We ntacyo kumwigiraho cyinshi, burya mbanza nibutse ko nta cyiza mwigiraho na twebwe. Mwigiraho ko muziho ko ari umuteroriste, muziho ko nta muntu akunda. Icyo nicyo kintu nzi, ariko ni determine. Atitaye ku bari bubigwemo, atitaye kuki. Nabahaye urugero rw'ukuntu unaniwe bamwica, urwaye bamurangiza, bo barashe mu Kinyarwanda byita guhoraboza. Niko inkotanyi tuzizi. Ni nayo mpamvu mujya mubona abantu bose tuvuga ngo bariya abantu batagira umutima bashobora kubona urugamba, aho kugira ngo bajye kururwana nk'abasirikare bagashorera abaturage, akaba aribo bashyira imbere
bakaraswa bagashira kugira ngo uregwe ibyo bintu. Buriya abamuvuga bamuzi neza bavuga ko muri strategy ze habamo guhimba, habamo kubeshya. Ngo i Bugande yahimbaga ibyaha agatuba. Buriya umuntu ngo wamuboneyeho rubi ni umuntu bitaga Kayitare. Kayitare bavuye i Bugande batavugana ngo sinzi ibyo yamuhimbiye pe arundaho. Muri nuzaze biriya bye byo kuneka yari umuntu ngo uhimba inkuru akayikubita aho ngaho, kandi abantu bakayirukaho pe ari ibintu yahimbye, bagashakamo n'abanzi n'abagome n'abakoze ibyo bintu bitabaye, ariko ku mpamvu ze afite aho yerekeza. Rero umuntu wiyemeza ikintu akakigeraho, ubundi byaba byiza ukigezeho mu nzira nziza, ariko ibintu ugeraho haguyemo abantu nabwo ukumva ngo ari ibyo kwirata, vraiment ntabwo ari byo. Wapanga ibyo uzageraho ariko ntureba, ntushake ibitambo mu bana utabyara. Nibyo dore kuri urwo rugero nari ntanze hari uwitwa utanze comment witwa Dr. Alfred Ngirababyeyi ati padiri nanjye ihanika umukozi wo mu gikoni kuri Collège Saint Martin aho twakoraga byagenze bityo ahita ajya mu ishuri mu wa mbere, ubu amaze imyaka ibaye irenga 5 abaye padiri Cyangugu. Ngirababyeyi uvuga nanjye niwe ndi kuvuga, turavuga bimwe n'uyu nguyu ndabona hari nawe ndamuzi. Nibyo niko byagenze ibyo Ngirababyeyi avuga, uwo turi kuvuga n'umwe nuko byagenze koko. Rero nuko nguwo ni umwe muvuga, ni umwe turi kuvuga, uyu nawe yakoraga aho ngaho kuri iryo shuri, yamumenye aho ari kwiga. Nibyo uwo musore rwose akomere. Ni ukuvuga ko iyo umuntu yiyemeje ikintu yakiyemeje byanze bikunze akigeraho. Buri inkotanyi icyo zidutsindisha ni uko ziyemeza, ikibazo nuko ziyemeza zimena amaraso, ziyemeza zirenganya abantu, ziyemeza zitanga ruswa kugira ngo zigire nabi. Ubundi yaba kwiyemeza kwazo ko ari ukwiyemeza kuba ku Rwanda tuba tugeze kure. Haba ari ikintu kikomeye zatwigishije, ziriyemeza cyane zikanarenza urugero. Ni nayo mpamvu aricyo gice cya kabiri cy'ikiganiro tugiye gukora kivuga ku Banyarwanda, Abanyarwanda b'abanyacyubahiro mu by'ukuri bigeze kuyobora igihugu, bagize ingorane gusa muri aya mateka. Urukiko rwa Arusha rurabafata, bamwe rubacira urubanza barangiza ibihano, abandi rubagira bere, ariko bararengana siri tuterarinye, bararengana ubuziraherezo, bamburwa uburenganzira bwose. None ubu ngubu bakaba bafatiwe icyemezo n'igihugu cya Niger cyari giherutse kubakira ngo kirabirukanye, mu by'ukuri barashaka kubasubiza mu Rwanda. Iyo nkuru waba wayumvise mu Minisitiri Mwemayire? Ni inkuru irimo kuzenguruka ahantu hose, ni inkuru nyine y'ubugome ariko iri kuzenguruka ku binyamakuru byose. Nayumvise y'abantu bashaka kujyana, ariko ndetse mbona n'icyo babajyaniye, ikintu kiri gutuma bumva babashaka cyane, nta cyiza babashakira. Simbona impamvu byabahangayikishije babashaka, kuko tuzi ko batajya Kigali. Iramutse babonye n'ubundi ntizabareka ngo babeho nk'abere abarangije ibihano byabo, urukiko rwasanze nta byaha bafite. Bongera ngo bababonye batangira bushyashya, bakongera bakabahana bushyashya. Rero sinzi mu by'ukuri ikintu babashakira. Niba bashaka kuvuguruza urukiko rwa Arusha ntabwo mbizi, ubwo simbona ko urukiko rwaba rwarabayeho rugaca imanza zikarangira, rukagira ukuntu rwanzuye icyo kibazo, abahanwa bagahanwa, warangiza ukavuga ngo abo bantu urabashaka kandi tuzi neza ko nta cyiza ubashakira. Se bazabasubiza mu rukiko, bongere babarege, bongere babakatire? Barabashaka ngo babagenze bate? Se barabashaka ngo babice? Ibyo ni ibintu byose umuntu ushobora kwibaza, kuko icya mbere cyo bongeye kubashyira mu nkiko ni ukuvuga ko haba hagiye kubamo haba habaye misunderstanding y'u Rwanda n'urukiko rwarushyiriweho. Baba bagiye gukuraho ibyemezo bimwe no gushyiraho ibindi. Ubwo rero urwo rukiko sinzi ko nabyo byarangira rugifite icyo rwamaze, mugira ngo baba bari kugena zeru. Simbizi, abanyamategeko mwatubwira buriya mwebwe uko muba mubibona, iyo umuntu ashaka abantu nk'abariya baba bashakira iki? Reka tubanze tuvuga abo bantu abo ari bo, tunerekana agafoto kabo. Abo Banyarwanda bari mu kibazo gikomeye cyane kandi bakomeje kurangana ntigitangiye ubu. Reka tuvuga amazina yabo tunerekana amafoto yabo, dore ngabo imbere yacu. Abo ni Zigira Nyirazo Prote, wavutse ku itariki ya 2 z'ukwa 2 mu 1938, akavukira i Gisenyi mu Rwanda.
uwa kabiri ni Nzuwonemeye François Xavier wavutse kuri 30 z'ukwa munani muri 55 akavukira i Kigali mu Rwanda. Uwa gatatu ni Nteziryayo Alphonse wavutse kuri 26 z'ukwa munani muri 47 akavukira i Butare mu Rwanda. Uwa kane ni Ntagerura Andrea wavutse ku itariki ya 2 z'ukwa mbere muri 50 akavuka i Karengera ni muri Cyangugu mu Rwanda. Uwa gatandatu ni Nsengiyumva Anatole wavutse ku itariki ya 4 z'ukwa 9 muri 50 akavukira ku Gisenyi mu Rwanda. Uwa karindwi ni Mugiraneza Prosper wavutse ku itariki ya 2 z'ukwa 10 muri 57 akavukira i Kibungo mu Rwanda. Uwa munani ni Sagahutu Innocent wavutse kuri 30 z'ukwa 5 muri 62 akavukira i Cyangugu mu Rwanda. Aba bantu rero katubibutse ko baburaniye Arusha baburana ivyerekeye genocide yabaye mu Rwanda. Noneho bamwe muri bo baratsinda urubanza bagirwa bere, abandi bahabwa ibihano ariko barabirangiza. Noneho hasigara ikibazo cyuko bizagenda nyuma yaho, cyane cyane ko bagaragaje ikifuzo cyuko badashaka gusubira mu Rwanda bakurikije uko ubutegetsi bw'u Rwanda bubashaka kandi bugamije kubagirira nabi. Ubu rero muri iyi minsi hari habaye ikintu cyiza kibakorewe, ariko mu byukuri bahuye n'ingorane nyinshi cyane. Uburenganzira bwabo bwakomeje kutubahirizwa. Muri iyi minsi havuka ikintu cyiza cyuko igihugu cya Niger cyemeye kubakira ndetse gisinyana amasezerano na Nations Unies na Organisation des Nations Unies. Noneho bavuga ko bagiye kubakorera réinstallation des personnes libérées ou acquittées. Donc libérées no kuvuga abafunguwe barangije igihano, acquittées nabagizwe abere n'urukiko babigizwe na Tribunal Penal International pour le Rwanda, no kuvuga ya yindi twita TPR. Noneho aba basinyanye amasezerano, iki gihugu cya Niger cyasinyanye amasezerano gisa n'igihagarariwe mu by'ukuri n'icyitwa le mécanisme international appelé à exercer les fonctions résiduelles des tribunaux pénaux. N'urwego bashyizeho rwo gukurikirana mbese uko abacira urubanza hariya bizagenda. N'urwego rwashyizweho na Nations Unies na Loni. Ku buryo ayo masezerano rero bagiranye, ayo masezerano afite ingingo, ndayafite hano imbere yanjye, ingingo 11 nuko asinywa ku itariki ya 15 z'ukwa 11 ejo bundi muri umwaka wa 2021 asinywa pour le gouvernement de la République du Niger, mu ruhande rwa leta ya Niger. Uwitwa Hassoumi Massoudou wari ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et de la coopération, niwe wasinye aya masezerano ku ruhande rwa leta ya Niger. Ku ruhande pour l'Organisation des Nations Unies, no kuvuga ku ruhande rwa Loni, hasinya Abubakar Tambadou, uwo ngo akaba ari greffier du mécanisme international appelé à exercer les fonctions résiduelles des tribunaux pénaux. Niwe bagennye ngo ayobore rwego rwo gukurikirana uko abaciriwe imanza muri zirangiko mpuzamahanga, nta nubwo ari urwarusha gusa, ukubikurikirana mbese. Akaba rero na sous-secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, n'umuntu ukomeye cyane wari uhagarariye Nations Unies. Ayo masezerano rero wenda ntitwayasoma yose nubwo ingingo atari nyinshi, ariko hagize ukenera kumenya ibirimo twanabivuga. Bavugaga ko nyine bakiriye bare abantu mu ngingo ya mbere, akagena uko mbese buri ruhande ruzabyitwaramo. Le présent accord régit la procédure relative à la réinstallation des personnes libérées ou acquittées suivantes sur le territoire de la République du Niger. Bagasubira mu mazina yabo: Jérôme Clément Bicamumpaka, ariko Bicamumpaka ntiyavuye muri Tanzania, yarahasigaye. Hanyuma Prosper Mugiraneza, Tarsisi Muvunyi, Anatole Nsengiyumva, André Ntagerura, Alphonse Nteziryayo, François Xavier Nzuwonemeye, Innocent Sagahutu na Protezi Girano Nyirazo. Nuko bakumvikana ko bazabafata umwaka wose bafashijwe na Nations Unies, ubundi bakazirwanaho. Sinirwa mbasomera byose, ariko barabyemeye. Niger yarabyemeye irabakira ku buryo bashyitse hariya muri kiriya gihugu cya Niger ku itariki ya 6 z'ukwa 12 ejo bundi
nuko baratangira barabakira neza, nabo bafite icyizere banishimye ko bavuye muri Tanzania Arusha, ko bagiye kuba mu kindi gihugu basa nabigenga gatoya, kandi ko nyuma yaho bazabasha kujya mu buzima busanzwe kuko nta kibazo bagifite cy'ubutabera, nta ukibakurikiranye, mu by'ukuri bumvaga ibintu bitunganye. Reka rero igitangaza kizavuke ejo bundi tugiye twumva ngo ministre Amadou Adamu Sule, ministre de l'Intérieur, ngo ni ministre w'ubutegetsi bw'igihugu, afata icyemezo ku itariki ya 27 z'uku kwezi ejo bundi afata icyemezo ngo cyo kubirukana kuri territoire. Donc expulsion no kuvuga kubirukana, abaha iminsi 7 gusa, na article nkeya cyane, article 3 zigize iyo decision. Umva muri make yabazo ururimi rw'igifaransa: les personnes dont les noms suivent sont définitivement expulsées du territoire du Niger avec interdiction permanente de séjour pour des raisons diplomatiques. Donc arabirukanye ngo rwose burundu abirukanye kuri territoire ngo kubera impamvu z'ububanyi n'amahanga. Mukumva ko kantu ububanyi n'amahanga, akongera agasubira muri amazina yabo bose. Ingingo ya 2: les intéressés seront mis en demeure de quitter le territoire de la République du Niger dans les 7 jours suivant la date de la notification du présent arrêté. Donc bako bafite iminsi 7 gusa ngo bavuye ku butaka bwa kiriya gihugu. Hanyuma icya 3: le secrétaire général du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation et le directeur général de la police nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera notifié aux intéressés et publié au journal officiel de la République du Niger. Ubwo rero ministre asabye secrétaire général wa ministère ayobora n'umukuru w'abapolisi ko iki cyemezo bagishyira bwangu rwose mu bikorwa. Ubwo no kuva ko bari abantu bagiye kwirukanwa, bagomba kwirukanwa muri iyo minsi 7, nta cyangombwa barabona, nibo babasanye bavyemeye, amasezerano bari bayemeye, none ubwo ngo birukanwe bagende babavire ku butaka. Bikozwe nyuma y'ivyumweru bingahe gusa 2 bageze kuri ubwo butaka. Minister Mwema, y'ibi bintu urabyumva ute wowe? Aya mahano turayafata gute noneho turabandwa tuzerekeza he niko bavuga? Ikibazo ikintu kigaragara, urukiko rwa Arusha ntabwo rwabonye umuntu wateguye genocide. Baramushatse ruramubura, kandi ariko aho ari harazwi naho batari bashakiye. Noneho rero bariya bo bagize Imana babona bano bantu bakabajyana i Kigali, icyo bazabakoresha no kubasinyisha. Bazabakoresha izindi nyandiko, babasinyisha ibintu byenda bimwe banabisinye ko byabaye mbere y'intambara, bategure berekane itegurwa rya genocide rivuye kuri bariya bantu. Njye niko mbitekereza, kubera ko nta cyiza njye ntekereza bari abantu bapanga, banumva bagiye gufite hari ikintu kiri inyuma y'ibi, ariko njye uko njye mbyumva bagiye kubajyana babashakisha mbese itegurwa rya genocide. Bariya baribo berekana planification ya genocide, babikorera hariya, nibo bazi ibyabuze kugira ngo hatemezwa itegurwa. Ibyo rero nibyo bazashakira kuri abariya bazaba bari hariya, babikubite hariya, ubundi murabarangiza biyamirire. Ngira ngo murabazi biyamirire, bavuga ko hari ibintu bitari byaragaragaye bigaragaye, ubwo hanyuma noneho no kubasubiza mu nkiko bikorwe bagendeye ku bimenyetso bishyashya bazaba bahimbiye aho. Ubwo murabyumva bizakurikiraho. Ntabwo njye nuko ngerageje gushaka ikintu babashakira navuga, kuko ntabwo babashaka ngo baze babaha imirimo, ntibabashaka ngo baze bababere b'abanyarwanda basanzwe, ntabwo babashaka kugira ngo babashe kubiba imitungo yabo, basanzwe barayibibye. Ndumva njye ari icyo ngicyo bagiye guhiga, bagiye gukora ibindi bimenyetso bishyashya bizabajyana no mu nkiko. Urakoze cyane Minister Mwemayire. Mu rwego rwa guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro rero twarangije kwandika inyandiko isubiza igira ikivuga kuri iki kibazo, uretse ko tutari burekeraho. Turashishikariza abanyarwanda bose kugira icyo twakora. Ibi nagasuzuguro no gusuzugura abanyarwanda ku buryo burenze urugero.
mu nyandiko twanditse twashyikirije abategetsi, twandikiye Secrétaire General wa Nations Unies tugaha kopi abo bireba bose, barimo na perezida wa Niger, barimo na perezida w'Abafaransa, barimo na perezida w'ibindi bihugu bikomeye no kugera ni Roma. Nuko twagaragaje ko ibi ngibi amasezerano mpuzamahanga, mbere y'amasezerano nyandiko twayise mu by'ukuri ngo pacta sunt servanda, y'abantu bagiranye amasezerano, ayo masezerano abitegeko kuba yagize, by'umwihariko amasezerano mpuzamahanga. Kubazi ibyerekeye amategeko, bazi uko amategeko asumbana mu gihugu, bazi uko amategeko asumbana mu gihugu, ibyitwa traité cyangwa se les accords mpuzamahanga zisumba amategeko yo mu gihugu. Ikintu gikomeye cyane, icyo zidasumba ni itegeko nshinga, kandi itegeko nshinga naryo yo ryemeye akoro nk'iyi ngiyi, hari ingingo bigongana bahindura itegeko nshinga kugira ngo ryemere ritavuguruzanya niyo traité bemeye. Iyi ngiyi ni traité isanzwe yoroshye itagomba guhinduza itegeko nshinga, ariko ifite agaciro gakomeye kuruta amategeko yo mu gihugu. Isumba kure decret ya ministre uyu nguyu wasinye ngo yikuyeho. Ariko se abantu bizehe mwuka byaramo? Muri Niger rero hagombye kuba ikibazo gikomeye, kuko uriya mu ministre yagombye kwegura. Ubundi nta burenganzira afite bwo gufata icyemezo kiri hasi cyane mu gaciro y'icyo agiye gukuraho. Kugira ngo abashe gufata kira cyemezo, buriya ministre ni uburenganzira, ni souverinité y'igihugu cya Niger, ishobora kwanga amasezerano yari yaragize, ariko igomba kubanza kuvuguruza ariya masezerano. No kuvuga ariya masezerano agomba kubanza akavaho bagasinya andi, inzego zayasigeze zikayakuraho, na amasezerano na Nations Unies. None ikabona ministre akabona gukora biriya. Ariko igihe rira tegeko rikiriho, no kuvuga ariya masezerano naryo ni itegeko mu gihugu, igihe agisinye nta burenganzira nta n'ububasha ministre uriya afite bwo gusinya abikuraho kuriya gusa yirukana abantu bazanywe n'ira condition. Niba abantu batarize duru ibyo birabareba. Ibyo ngibyo cyakora ikiza cyabyo nuko umwavoka wese wakwataka iki cyemezo yagikuzaho. Twizeye ko ubwo abanyarwanda batwumva tugomba kugira ikintu dukora kugira ngo imbere y'urwego rw'ubucamanza rufite ubushobozi muri Niger haboneke umwavoka wataka kira cyemezo kundi gikurikije amategeko na busa. Barakora nk'iwacu nyine, iwacu hataba amategeko, abantu b'inkotanyi bakavumbuka agafata icyemezo atazi ko avuga ko mu gihugu habaho itegeko nshinga, atazi ko habaho traité international, atazi ko habaho nandi mategeko, akifatira ibwiriza we uko abyumva ni nkabyura mu ministre yakoze. Harimo amakosa n'ubuswa bukabije ku buryo umwavoka waburanira bariya cyangwa uzaburanira bariya cyangwa se la presse nimara kubifata turi gukora uko dushoboye ngo turebe ko la presse itangazamakuru rya hariya ryabimenya rikamenya uko bimeze, rikaba ryafata ikira cyemezo. Niba hari abazi by'amategeko bari kutwumva, uwashaka yaza gufata ijambo akatwunganira cyangwa akadukosora niba yumva hari uko twabisobanuye bitari byo. Icyo ni icyambere. Icyemezo yafashe ntigikurikije amategeko, ni icyemezo cy'ubuswa n'ubuhubutsi budasanzwe ku muntu wo muri rwego. Iyo Niger, guverinoma ya Niger niyo yifatiye umwanzuro wo kwakira bari abantu, isinyana amasezerano na Nations Unies. Kereka nibivuga ubu ngubu badufashe ku ngufu, badusinyisha ibyo tudashaka. Kuvuga ko hari des raisons diplomatiques, ari impamvu diplomatique zo mu rwego rwa diplomasi ruta umubano igihugu kigirana na Nations Unies ni diplomasi bwoko ki. Iyo ni yindi yiwacu, no kuvuga ko mushiki wabo Louise mushiki wabo yateye amatako yahageze, no kuvuga ko inkotanyi zahageze. Ni nayo mpamvu mu ngingo 11 twanditse muri iriya nkuru ari ingingo ivuga ati communauté internationale mu bimenye i Rwanda iwacu bamenyereye ibintu byo gutanga ruswa na corruption mu rwego y'ubwoko bwose, abagore, amafaranga cyangwa ibyo byo ntitwabivuze, twabyoroheje gusa tubibutsa ko bamenyereye gutanga ruswa kugira ngo bakoresha abantu amakosa, bagukoreshe penalty. Uyu minister akoze penalty nitamuhitana, sinzi uko turabaswa twese, nitamuhitana uyu minister wasinyira iri tegeko ngo muri Niger agira ikibazo, turabaswa twese. Kuvuga rero ko iwacu byanze bikunze barahageze izo rezo diplomatique. Sinzi icyo mushiki wabo Louise yabasezeranije, ubwo tuzaba tukimenya, cyane cyane ko ari igihugu kivuga igifaransa, kugira ngo bafate icyemezo gihubutse kuriya kidakurikije amategeko, hanyuma birukane bari abantu, kandi mu by'ukuri ministre wabikoze atabifitiye uburenganzira. Maze kuvuga byinshi, ariko bari abantu kuki babarenganya, kuki bababyinira hejuru nkaho ari abacakara bo kugurisha? Ni ukubera iki? Kuki babafata nk'abadafite uburenganzira? Nta rubanza bagifitanye n'inkiko. Urukiko reka niba batemera urukiko bishyireho rwarusha, urukiko rwabaciriye ibihano barabirangiza, urundi rubagira bere, uwajuriraga arajurira wenda ntabwo babashe kubahamya ibyaha. None kuki badahabwa uburenganzira? Niyo mpamvu imwe mu ngingo twavugaga hariya mu rwego rwa guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro, ariko murashakisha ibisubizo gute? Niba Niger itabashaka nta kibazo. Ese Nations Unies bagiye ko aba bantu bose bafite za famille mu bihugu biri mu mutekano kandi zibashaka
zimaze igihe zirwana ngo aba bantu bave hariya bazisange, ibihugu bikaba byarabafungiye amayira ntibafungure ibyitwa regroupement familial, maze aba bantu basange famiye zabo na Nations Unies ntacyo bazayisaba, nta n'ifaranga bazabasaba, ikibazo kizaba kirangiye. Nibyo biri muri document twanditse, ubwo mwese muraza kuyibona, ariko twibutsa bari abantu pacte sunt servanda, niba wasinye contrat uyibera umugaragu, nicyo bishaka kuvuga. Niba wasinye amasezerano umuntu w'umugabo, abo muri Nigeria nta jambo bagira koko, n'abantu bahindagurika mu kiryamo nkuko bahindagurika mu ijambo nkuko bahindagurika mu kiryamo. Cyakora abanyarwandakazi mutwumva none, uru n'urugamba rukomeye. Aba bantu baramutse babajyanye mu Rwanda turaho turebera, noneho kiraba ari ikibazo kidasanzwe, kiraba ari ikibazo gikomeye. Niyo mpamvu nsaba mbere yuko dutanga ijambo tugana abandi bakavuga icyo babitekerezaho, ko dukora uko dushoboye cyose itangazamakuru ryo muri kiriya gihugu n'itangazamakuru mpuzamahanga rikamenya akarengane bari abantu bari gukorerwa, ko dukora uko dushoboye kose hakaboneka avoka wataka kiriya cyemezo mu rukiko rubifitiye ubushobozi rwo muri Niger ndetse no mu zindi nkiko zirenze zo muri Niger, bakareba amahano ari gukorerwa bari abantu, ariko ku buryo bw'umwihariko ko bari abantu bahabwa uburenganzira bwabo, bagasanga famiye zabo ikibazo kikaba kirarangiye. Naho rero iby'u Rwanda byo gupacapaca no gutanga za ruswa ngo rwiyemere n'amahano rwakoze rwongere rubajyane mu Rwanda rujye kubabyinira hejuru, turabone ibi ngibi banyarwandakazi noneho tutabyemera, ahubwo muhaguruke tubifatanye. Mwemayire ijambo ni ryawe, ariko aramutse ari n'undi ushaka gufata ijambo yaduhamagara nawe tukamuha ijambo akavuga icyo abitekerezaho. Ijambo ni ryawe. Urakoze. Ntabwo kuba abantu barahanwe imyaka bakatikarangira, Kigali ikaba itarabyumva ko umuntu ashobora inyuma yo guhanwa akarangiza ibihano bye cyangwa se kuba umwere imbere y'urukiko, bitavuze ko ubundi ngo mu rukiko hatsinda ibimenyetso. Ngo rero niba abo baregaga ibimenyetso bitarabahamije icyaha, nabere niyo bo baba bakibabonamo abanyabyaha rwose imbere y'inkiko nabere. Kandi ibyo nabo barabizi, hari abantu badafunze kandi atari uko ari abere. Rero ibyo kuvuga ngo bo ubwabo iyo bicaye mu masaro yabo bacira imanza bakabona ari abanyabyaha, ibyo ni ibyabo, ariko imbere y'amategeko abo bantu nabere. Nimba abo bababonamo abanyabyaha imbere y'amategeko bakaba atari abanyabyaha, ubwo nyine nabere, ubundi bagombye kuzibukira. Ariko njye mfite impungenge ko bagishakisha, kuko bazi neza ko n'amaherezo nibo bazagaragara nk'abateguye jenoside, kuko nirwo ruhande rutarashakirwamo imizi ya jenoside. Rero buriya bo baravuga bati tugize Imana reka tubaterure baze tubahindura imizi. Rero inyuma y'uko bakidinapinze Rusesabagina akaba babereye nk'ikijumba gishyushye wa mugani wa Professor Kambanda, sinzi impamvu n'uyu munota batabona ko noneho bagiye kwarurira isafuriya yose ishyushye bakayitumbata mu biganza. Bagiye guterura noneho isafuriya yose ishyushye bayitumbate mu biganza. Bakunda mbese sinzi niya determination twavugaga, bagira kwiyemeza ariko bakagira no kwiyemera mu bwenge butari bwinshi. Bihanga ntabwo nabisi bicuca ariko ni hafi yabo. Bagira kuntu bumva bakwiyemera, kandi birazi kwiyemera ku bandi bantu, kwiyemera ku Banyarwanda. Abanyarwanda bari hariya bababereye umuzigo, baba bashaka buri gihe kubemeza. Buriya barashaka kwemeza Abanyarwanda ko n'uwaba ari hehe bamuzana, bimwe uvugana n'umuntu akubwira ngo wakwicecekeye batazakwita. Ese abo bantu uko ubizi ko ari abicanyi, wowe ushyigikiye abicanyi urumva uri iki? Ubwo ni umuntu ngo urimo kukugira inama ngo ceceka ngo batazakwica. Bande ba bantu ushyigikiye. Rero uko njye mbibona ni ba bantu nyine bameze nk'inkunguzi, ari ntuza bavuga ngo inkunguzi y'igikoba ngo yikururira amakara. Buriya baracyashaka kwikururira abandi makara. Yikururira hehe Mwemayi? Amakara yikururira hehe? Aho yakururira cyane ntabwo mazi. Ariko ayo makara barimo bakurura rwose bazabatwika, kandi azabatwikana mudashobora kwereka na muganga. Urakoze cyane. Ubushize koko bafashe Rusesabagina turi kubabwira tuti nyamara mwabaga mumwe muri gufata ingwe mwibwira ko muri gufata injangwe. Buretse yego baracyamufite,
baracyamubuza uburyo ariko naho aho abageze nibo bonyine bahazi. Reka bongere birahireho ayayo araremereye cyane kandi aratwika cyane. Haramutse hari umuntu ushaka gutanga ubuhamya kuri iki kibazo cyangwa se gutanga igitekerezo rwose ntabwo tubabuza gufata ijambo. Ariko hari ikintu nibutse ejo bundi hari umugore wigeze kwigira igikenya ari kunguza ararakara areba nk'intare areba nk'imbogo muri Nations Unies uramwibuka? Nguyu reka abantu bongere bamurebe ukuntu yarebaga rwose nk'intare ngo abo bantu bagiye ngo batabizi niba ari amatungo ye, niba ari abacakara acuruza, niba abantu batazi umuntu akahagarara igihugu atazi uburenganzira bw'abaturage, atazi uburenganzira bwabo. Ndabona ari umuntu uhamagara, reka tumwakire. Urabanza ufunge radio. Oui, okay, turakumva neza. Mukomere ni Mako ndabaramukiriwe na Mwimayire kuri ingingo mugezeho kubijyanye n'abari abantu bari muri Niger. Yego. Ikigaragara cyo na gakino bakinye kugira ngo wenda se babavane aho bari noneho babone uko babashimuta bajyana mu Rwanda nta kindi. Kuko niba aka kanya wowe nka perezida wa guverinoma ikora mu buhungiro ufite iki kintu bamaze kucyumva n'abandi bantu basanzwe bamaze kucyumva, ariko Nations Unies ikaba ikicaye nta kintu iravuga, yakagombye guhabwa kopi ku mwanya wa mbere, ni ukuvuga ko ni umugambi wabo. Ikindi ntacyo inkiko zaba zikimaze niba urukiko ruteganyaga ko umuntu wakoze ibyaha ibi n'ibi arangiza igihano cye, cyangwa se ukuweho uwo bisa bigaragaye ko ari umwere nta kindi kintu aba gikurikiranyweho, bikaba bibaye ngombwa ko n'ubundi bakurikiranwa na rwa rukiko rwabagize abere rukicerekera. Ni ukuvuga ngo ibintu byose byabaye mu Rwanda ONU ibifitemo uruhare. Ntabwo twagombye kwirirwa dusakuza kuko ibintu byakagombye kuba bireba ONU, nayo impamvu bavuga ko ziri diplomatike zo ntazo mbona. Ikindi, nta muntu uri hejuru y'urukiko, nta muntu nka mushiki wabo cyangwa se abo bandi abo ba Rugwabiza bafite ijambo kuri uwo mwanzuro. ONU rero niyo mwandikira mu bazi ibyo bintu, nta wundi muntu uri gukora ibi bintu. ONU ni abantu batekereza, bafite ibyo bashaka kugeraho. Ariko rero ndumva kwirirwa twataka Niger n'agahugu nk'utundi duhugu tw'utunyafurika. Uriya muntu wo muri Niger nawe bamushyizeho icyo gitsure, nawe nta kintu yavuze, nta n'icyo yagaragaje ngo avuge ko yabitegetswe. Bigaragara rero ko ibi bintu niyo nibikora, niyo yadukubiseho urusyo, ntabwo ari ukuba kwibera iwacu bitagaragara. Byaba bya Rusesabagina barabifite, bazi impamvu yabyo n'ibyo bari gukina. Nk'amako nuko mbifata, nta wundi nabaza ibi bintu. Urakoze cyane Mako, urakoze cyane. Uko byagenda kose abanyarwandakazi mutwumva muri kano kanya, uko Mako bivuga turabibona ko ari nako bimeze nyine. Ariko ntabwo twakomeza ngo tureke ibintu gutyo gusa. Urugamba rwo kuboza igihugu rwo rurakomeza, birumvikana kuko niwo muti w'urutindi. Ariko hagatanga kuri aba bavandimwe bari muri iki kibazo gikomeye, ariko birimo no gusuzugura abanyarwanda no kubogeraho uburimiro. Inzira zose zishoboka muri iyi minsi baduhaye 7 ngira ngo hasigaye 5 no kuzikoresha. Habi inzira y'amategeko. Reka manze nakire umuntu wundi uhamagara na ushaka gutanga igitekerezo cye, ariko turagana hariya dukora iki nicyo kibazo ubu ngubu kigezweho. Ijambo ni ryawe muvandimwe. Allo. Oui, turakumva neza. Nyakoma Padiri, murakoze kumva ijambo. Ndagira ngo mbashimire kuri iki kiganiro mwateguye, kandi nambashimire ku baruwa mwanditse. Mu by'ukuri abanyarwanda turarambiwe aka gasuzuguro, turakarambiwe. Abanyarwanda batekereza, twese tumaze gusobanukirwa neza uburyo jenoside yateguwe n'uburyo yashyizwe mu bikorwa, ababigizemo uruhare. Ibi bintu byo gukomeza kwitirira abantu ibyaha bataranabikoze, bari abantu babitira ibyaha batakoze, kandi n'urukiko rwarusha rwabonaniye kubisobanura. Kuba rero bakomeza gukinisha abantu muzunga n'abantu bagizwe abere ntibashobore kubemerera kujya mu miryango yabo, ibyo ni ibintu abanyarwanda twese twagombye gutekereza, tukagira uruhare mu kugira ngo kiriya kintu gisubizwe, abari abantu basubizwe mu burenganzira bwabo. Ikindi, abantu niba barakoze ibyo byaha babitiriye, ni ibyaha babitiriye, ngenza komeza mbivuge n'ibyo babitiriye. Kubera iki abantu bashoboye kurangiza ibyo bihano
badashobora gusubizwa mu miryango yabo. Ni umuntu niba yakoze icyaha akakirangiriza igihano kubera icyo atagomba gusubizwa mu muryango, ibyo nabyo bigomba gusobanuka. Bariya abantu bo mu Rwanda rero bigeze intyoza, uko bagenda kose, uko bajya mu miryango mpuzamahanga bagakoresha uburyo bwose bushoboka, bagatanga amafaranga, bagatanga n'ibyo bitsina byabo. Ntabwo ari byo abanyarwanda tugomba kugenderaho. Banyarwanda, banyarwandakazi, niduhaguruke turenganure bariya bantu. Iriya miryango mpuzamahanga ikwiye kuzabazwa. Abanyarwanda benshi batatanzwe n'imiryango yabo bakazabazwa impamvu bariya bantu bashyizwe muri ako kangaratete. Abantu baburiye musha bagombye muri iriya miryango yose yahungabanyijwe n'ibibazo byabaye mu Rwanda idishyize akababaro. Njyewe ndumva tugomba kuhagurukira kuri iriya miryango mpuzamahanga nk'uko mugenzi wanjye Mbanjirije bivuze. Bariya abanyafurika ntaho bataniye na Kagame, ni abantu bazunguza nk'abari kuzunguza agati mu ntozi bakabakoresha uko bashaka. Ariko abanyarwanda nyir'ubwite n'ibihagurukira bagasobanuza iriya miryango, bakagaragariza amahanga yose ko bigaragara ko abanyarwanda bishwe ku kagambane k'ibihugu bikomeye. Abanyagihugu, abenegihugu b'ibihugu bikize bazamenya ibyo bakora, bazamenya, bazi kujya mu bintu by'amategeko, bazi mu imisoro dutanga, bazi ibiki byose, bazi ko bitangwa kugira ngo bajye gufasha abantu bakennye. Ariko mu by'ukuri Afurika ntabwo ari umugabane ukennye, ntabwo babeshya ko bari kubafasha abakennye bafite gusabura ubukungu bwabo. Abanyafurika n'abanyarwanda twese twagombye guhagurukira rimwe. Ibintu birakabije, ni akarengane gakabije. Banyarwanda, abanyarwandakazi, jenoside uko yateguwe n'uko yakozwe n'abayigizemo uruhare, abantu bose bagomba kubihanirwa, ariko inzirakarengane zikarenganurwa. Njyewe rwose nagira ngo mvugire abantu barenganye bagomba kuzagurisha akababaro, kandi iriya miryango nayo basubiranye n'ababo. Barabatandukanije igihe gihagije, imyaka 27 irahagije kugira ngo umuntu abe yarabonye igihano cy'ibyaha yakoze. Rero bariya barimo kubabeshyira, nta byaha bakoze, abandi barangije ibihano ntibabasubize mu miryango yabo. Mwakoze cyane, ndakomeza ngo mbashimire, kandi hari n'abandi banyarwanda bishimiye bahaguruke gutegura imyigaragambyo. Turi kumwe, iyi myigaragambyo tuyitegure, tuyijyemo turi benshi, twereke amahanga ko ibyo bari gukora n'abaturage basigaye babibona. Murakoze. Urakoze cyane umuvandimwe, turi gutegura imyigaragambyo. Imyigaragambyo ni imwe mu nzira zishoboka, inzira dufite n'izingahe. Iya mbere irabonetse, nuko abantu bashobora gutegura imyigaragambyo bamagana kiriya cyemezo, ndetse tukabishyiramo ingufu cyane ku buryo ababifite nk'uruhare bose bajya hagaragara, baba abo ku ruhande rwa Nations Unies, baba abo ku ruhande rwo muri Niger, baba abo ku ruhande babigizemo uruhare nk'abo bagenda batanga za ruswa z'ubundi bwoko. Iki kintu turamutse tugishyizemo ingufu, banyarwanda, banyarwandakazi, imizinga ishobora kuvamo imyibano. Mu Rwanda ku ngoma ya cyama abantu bakubitwaga ibiboko, ariko urushyi rumwe rwo kuyambere z'ukwa 11 muri 59 rwatumye abantu basohoka bajya hanze bati bitura birambiwe. Abanyarwanda bakorewe ibintu byinshi bitari bikeya. Mu kanya Mwema yaratwibukije ati tribunal ya TPIR, urukiko rwa Arusha, rwashatse wateguye jenoside ruramubura, ariko nuko rwashakiye atariho narwo ubwarwo ruzaho aherereye ibereye Kigali nyine. Ibyo se hari ibanga rikibirimo. None barakomeza kugaragaza abantu hagati gutya imyaka 20 n'ingahe. Bari abantu barabahannye, babahana harimo abiswe abere n'urukiko. Bari abantu babasenyeye imiryango, barangije niyo myaka yose y'ubuntu kubagizwa abere, niyo myaka igihano bayirangije kubahamijwe icyaha n'urwo rukiko. Ntabwo bashobora kongera kubona uburenganzira bwabo. Harimo ikindi kintu rero cyo nicyo kibi tudashaka, ako karengane niko tudashaka. Muhaguruke tukarwanya. Inzira nizingahe, dukomeze tuganire, dukomeze tubitekerezeho. Umuvandimwe Brigitte amaze kuvuga ati inzira y'imyigaragambyo, aho muri banyarwanda, banyarwandakazi, mu gitekerezo bityo gitekerezo atanze, imyigaragambyo irashoboka. Dutere hejuru tuvuge tuti ibintu n'ibiti tubishaka, ariko atari bya byo kwishahisha ngo abantu bagenda ari batanu tugende turi benshi muri buri bihugu. Ahubwo ubwo nyine hagira ababifata nk'uko basanzwe babimenyereye, babifitemo uburambe mu gutegura imyigaragambyo. Societe civile ifatanye n'amashyirahamwe ya politiki, hategurwa imyigaragambyo kabuhariwe kandi vuba. Imyigaragambyo simusiga yamagana ubu bujura mpuzamahanga, turabirambiwe. Ubwo harimo abari mu matora bari gushaka amafaranga y'amatora, byanze bikunze amafaranga yavuye i Kigali mu mavarisi barayakira, bari gushyigikira ibyemezo bipfuye nk'ibi ngibi. Tubashyire hanze. Mwema ibanza mufite ikiganiro kivuga ngo tubavumbure. Turagifite kivumbura izo mburagasani zamaze abantu, turazivumbura zitwihishemo, tukavuga ngo ngiriya
ujya muyireba munyura hirya mu ikwere n'ibuye ryagaragaye mbese ikiganiro cyatubavumbure rero banza kigiye twese tugiye kukigira rwose. Hari undi muvandimwe wari uhamagaye, reka nawe tumuhe ijambo. Inzira ya mbere yagaragaye, Mwemayira tubavumbure, Brigitte dukora imyigaragambyo, ariko reka twakire umuvandimwe wari umaze gutanga igitekerezo, wari uhamagaye ngo atange igitekerezo, reka tumwakire. Nicyo kiganiro turimo, mushobora gufata ijambo, turacyafite iminota tukaganiraho gatoya kuko ibi bintu bimaze kuba gasomborotso. Alo yego muvande, urabizi ko turi mu kiganiro. Ijambo ni ryawe rero, abandi barakumva. Ngewe nanjye nagira ngo mvuge kuri kiriya kibazo cyo nkeka yuko ibyo u Rwanda bimaze kurenga isesemi, bimaze kurenga umunwa nk'uko isesemi kurenze ugarura ibyo wari wariye byose, kuko biteye agahinda. Ni ikibazo gikomeye, ariko ngewe reka mbanze mvuge ntagiye kure, ikintu kigomba kubanza kugira gutekerezwaho ni ikintu cyo gushaka avoka, yaba umanuka akajya muri Nigeria, yaba ugira gute, il faut que on arrête d'abord, on met en suspense kiriya kintu, abantu bakabitekerezaho, bagashakwa ntuza, hari n'amafamiye yabo bikareba uko nasohokerayo aze agaragare yavuge inkunga tubaye, dushake inkunga tuba haboneke avoka d'urgence, hanyuma icyo kibazo kibe kigiye muri ntuza, kuko iyo cyaregewe n'iriya minsi mwavugaga ibisa nkaho yihagaze, kereka batacyakiriye mu gihugu. Ikindi kintu kibabaje, ibintu bibabaje ni uko ibi ngibi byose tuvuga, njye nibaza ikintu cyihishe inyuma agahugu k'amafuti nka kariya. Ni igihugu cyacu turagikunda cyane, kimeze neza, ariko abantu bagihinduye akarima kabo, bakora ibyo bashaka. Njye sinumva n'ukuntu umuntu, amahanga nyine yo afite ubwoba, ibyo birazwi. Ibi bihugu byabavanye mu bihugu byabo bakabajyana bakajya kubatandika hariya, bakabura n'icyo babavanamo. Simba n'ukuntu umuntu ashobora kuba umwere afite famiye, baramuvanye muri famiye ye, ntasubireyo. Ahantu tugomba kwensisita, tugajomba ibikwasi Nations Unies, uretse ko Nations Unies mwa Jorbete de Lodire ni sengeye kwazi, ni ikintu kirango gikorera ibihugu bimwe na bimwe, gikorera inyungu z'ibihugu bimwe na bimwe, kiraho gusa kugira ngo amasitopeke umuntu avanwa muri famiye ye, iyo famiye ikaba ikiriho, afite abana agize gute, yarahinduye umwere. Ntabwo ari umuntu wabaye kondane, yabaye kondane, amategeko babanje bayivuze. Iyi tegeko riguhamye, sinumva rero intera igaragara nuko barabashakira kugira ngo bababaze imiryango yabo, babice. Nawe ibyo kuvuga ngo bashaka ngo bindi ngo binde ntuza, ntabwo bikibateresheje biriya byo gushaka ngo ibimenyetso ngo by'abakoze jenoside, kuko biri kure cyane, bigeze kure cyane. Niba les investigateurs batarabigezeho, ntabwo bizaza nyuma y'imyaka 30 ngo bikubita hanze ngo bavanye abantu muri Niger. Barashaka kugira ngo bababaze, bakore nk'uko bakoze mu Bugesera, babagenze kuriya, babimiriye bafite abana babo, imiryango hirya no hino. Rero icyo kintu njyewe numva cya mbere dabo ni ukugira ngo n'imiryango yacu manifeste yize, bashake avoka, mushobora kubigiramo uruhare, hanyuma hagakoreshwa harambe. Iyo ni harambe ifite ikintu kigaragara, hanyuma avoka d'urgence akajya gushyira suspension kiriya kirego, akanega byaba na ngombwa akarega n'uwo minisitiri agasobanura ukuntu asuspanda ntuza amasezerano yakozwe hagati ya Nations Unies n'igihugu cye. Wavuge noneho conseil yateranye y'igihugu cye ibi controdiza ivuga iti twaribeshye cyangwa twagize gute. Muri ikintu urebye kimeze nk'aho ari personnel. Ibyo niko njyewe nkeka, il faut que on doit commencer attaquer ce pays, abadirija babo muri justice niyo bishoboka. Ntabwo ari Niger mvuga, n'u Rwanda tugomba gutangira gukora ku buryo abavoka ndabizi batwara amafaranga, ariko bagomba n'abavoka turabafite bizaranze, bagomba kwimanifesta bakagerageza gutanga umusanzu. Wenda umuntu hajya bashaka ikintu baba, ariko nabo bakagira ikintu berekana ko barimo gukorera abanyarwanda, barimo kurengana, barahari bize. Abenshi banize no ku gihe cya kera, babenefisiye inkunga z'abanyarwanda
zatumye bajya kwiga hanze cyangwa baniga na za segonderi. Ibyo bintu rwose bigomba guhagurukirwa. Justice n'ibindi bijya inyuma, ariko justice igomba gutangira kunyomoza aya mahanga bameze nabi. Urakoze cyane muvandimwe, urakoze. Uyu muvandimwe nawe asanye inzira ya kabiri yari ya mbere rije n'imyigaragambyo ntivaho. Waravuga ati ikihutirwa no gushaka umwavoka bakarega kira cyemezo, bakaregura mu ministry mu gihugu cyembere na mbere, bakamurega kuri kira cyemezo yafashe. Mu kanya twabwiraga uko amategeko asumbana mu bihugu, babyita hiérarchie des normes mu gifaransa. Ntaho bitaba. Kira cyemezo kiri hasi cyane yafashe mu rwego rw'ububasha rw'amategeko, kiri hasi cyane ugeranyije n'iriya akoro n'iriya convention yakuyeho we yashatse gukuraho. Ubundi mu bihugu muri rusange itegeko risumba ndi ni ivyerekeye itegeko nshinga, nibijyanye n'amategeko y'itegeko nshinga, agize itegeko nshinga. Buri itegeko nshinga ririmo amategeko menshi, ayo ngayo mategeko niyo asumba ndi mu gihugu cyose. Akurikirwa rero n'amategeko yerekeye za akoro na za convention mpuzamahanga mu byerekeye gukomera mu rwego rw'igihugu. Hanyuma hakaza amategeko yatowe n'inteko ishinga amategeko yo mu gihugu. Hanyuma hakaza ndetse le principe généraux du droit cyangwa se inkingi droit yubakiyeho, nazo zisumba le décret cyangwa se amateka nk'ariya y'abaministri, niyakurikiraho aza ku mwanya wa kane mu gihe mu gukomera, mu gihe kira cyemezo yashatse gukuraho kiza ku mwanya wa kabiri. Ubwo rero murumva namwe ko biriya bintu yakoze mu rwego rw'amategeko, tubonye avoka ubwabyo yabyataka kira cyemezo kikaba gihagaritswe kikavaho. Iyi nzira uyu muvandimwe atanze ni inzira ikomeye cyane, muyimenye. Ahubwo ubwo nukumvikana bwangu ko dufite iminsi mike na famiye zaba bavandimwe bakatubwira icyo babitekerezaho, cyangwa se bakisuganya bo bakatubwira niba barangije kubikora, ko ntabwo turangaye. Twabikora tukabona umwavoka tutabikoze mu kajagari. Famiye niba zimushobora kubyikorera, mu bikore bwangu mushaka umwavoka hariya atangire ikirego umwe cyangwa babiri, atangire ikirego kandi mushake niyo harambe nk'uko umuvandimwe abivuze, ku buryo abantu bashyigikirwa. Iki nacyo ni icyemezo cyiza cyane. Myigaragambyo avoka turakomeje gutekereza kwataka ririya tegeko, kiriya cyemezo rwose biroroshye cyane kuko kirimo amakosa. Niba ari n'inkotanyi zabakoresheje penalty zabarangije, zabatumye bafata icyemezo gihubutse kirimo amakosa, kucyataka rwose ni ibintu bishoboka. Ndababwiza ukuri, iriya nzira nayo ntituyisuzugure nk'uko umuvandimwe amaze kuyitubwira. Hari abandi bavandimwe babiri bari bahamagaye, mwe mayire ndagwijambo mu kanya. Hari abandi bavandimwe babiri bari bahamagaye, reka tubahe ijambo. Turacyakomeza gushaka inzira ya mbere n'imyigaragambyo hose aho abanyarwanda bashoboye. Muhaguruke iki kintu mwumve ko gikomeye. Icya kabiri no gushaka mu buryo bw'amategeko umwavoka uhita utanga ikirego bwangu muri Niger uhamenyereye, hanyuma icyemezo kikaba gihagaritswe. Yego turakumva ijambo ni ryawe, ufite iminota 2 yo gutanga igitekerezo cyawe rwose. Murakoze, mwiriwe ndabashuje kandi mbifije byiza. Yego. Numvise ikiganiro cyanyu, nagira ngo neterezene kuri iki kibazo cy'abavandimwe bacu. Nagira ngo mu by'ukuri ni byiza rwose demarche mwatangiye, ariko ni byiza ko abanyarwanda twese noneho tuba mobilize kuri iki kibazo, tugasutona iriya miryango muri ubu iyo cadre yo kugira ngo vraiment mu buryo bw'amategeko basaba uburenganzira bwabo, apana gukomeza kurebera akaga n'akarengane k'abanyarwanda. Imyaka ibaye myinshi, ariko cette fois-ci tekereza ko abanyarwanda bakwiye guhaguruka bakanga ibi bintu ku mugaragaro n'isi yose ikabibona, aho gukomeza kurebera ngo niki ngo ntacyo dushoboye. Turabishoboye. Mu kanya mwariho muvuga ko umugabo ngo yigira yakwibura agapfa. Ubu iki ni igihe cyo kugira ngo tuhangane na bariya bantu, tubereke ko twaba bake muri mwayenge dufite dushobora kugera ku kintu gikomeye. Uru ni urugero rwa mbere rwose, dusutona iriya miryango, kandi ntekereza ko tuzabigeraho barenganurwe mu buryo bw'amategeko. Ejo n'ejo bundi noneho twese dushyire hamwe kugira ngo tubashe kwikiza akarengane tumaze n'imyaka 27. Murakoze, ni icyo cyonyine nagira ngo mbabwire, kandi mukomere. Urakoze muvandimwe, twibukije indirimbo twatangiyeho ya Kizito ngo umujinya mwiza, umugabo arigira yakwibura agapfa. Ni na yangingo ya mbere twatangiriyeho na Minister Mwemayire. Abantu biyemeje ubu ngubu rwose ni igihe cyo kwiyemeza, kandi cyo twakwiyemeza twakigezaho. Ndababwira kuri abanyarwandakazi nk'uko umuvandimwe amaze kubivuga, abanyarwanda ubushobozi twifitemo twe tudashaka karagatsiko, tubwegeranyije karagatsiko ntikarokoka, n'aba batubyiniraho batangira kutwuba.
turakomeje reka twakire wa nyuma tubone guhamwe Mayire ijambo. Urakoze muvandi ku gitekerezo utanze ngo umubyeyi n'umutegarugori kandi ubivuze ati umugabo ariyigira yakwibura gapfa, mureke twishyire hamwe, mureke duhere kuri iki ngiki nibura, duhere kuri iki ngiki twerekane ingufu turazifite tuzishyize hamwe karagatsiko ndikaruhuka. Umunsi twabyumvise tuzatera intambwe ndende. Hari umuvandimwe washaka kongera gufata ijambo ahari? Yego rekaze arifati. Yego ijambo ni ryanyu. murakoze padiri. Mu by'ukuri nanjye nkunda gufata amagambo cyane, ariko iki kibazo ni ikibazo kibabaje cyane kandi giteye agahinda. Simvuga byinshi nagira ngo mvuge ko kuri icyo kibazo nyine nta gushidikanya ko kiriya kibazo gituruka i Kigali, cyatewe na Kigali, ikaba yakoze akagambane n'igihugu cyanishe. Turakumva babikora bashingiye ku ntege nke cyangwa se akagambane ka ONU nk'uko umuvandimwe yigeze kubivuga. Ikibazo gikomeye kiri muri ONU ibona biriya bintu yagombye kuba iya mbere, niyo yagombye gufata iya mbere igahagurukira kugikemura. Yego kiriya kibazo nk'uko nanone umuvandimwe wambanjirije bivuze, icyihutirwa nari nabyanditse muri komenti yera mwari mutarabisoma, ni ugutanga ikirego cya refere, kiba ikirego cyihutirwa, bashaka umwavoka rwose baterateranye, bakore kotizasiyo, bamuhe provision, atanga ikirego cyihutirwa cya refere gihagarike kiriya cyemezo, kuko mwabivuze kiriya cyemezo nta gaciro gifite. Nta mwavoka mbona ku isi utaburana ruriya rubanza rwa Rutsinde, nta mbona utarubana rwa Rutsinde. Byinshi rero byavuzwe mu by'ukuri, nagira ngo nanjye nshimangire ibyo abavandimwe bavuze, kuko karengane karenze urugero. Bariya abantu nta cyaha bakurikiranwaho n'inkiko izo ari zo zo ku isi, abarangije ibihano barabirangije, ababaye abere. Nta kindi rero bagombye gukurikiranwaho n'umuntu uwo ari we wese cyangwa se igihugu icyo ari cyo cyose kuri biriya bibazo banyuzemo. Ntahagarikira aha ngaha, n'abandi bafite ibindi bitekerezo, ariko mu by'ukuri ibitekerezo byatanzwe rwose byose ni ibitekerezo bizima, nanjye nagira ngo mbishimangire. Urakoze cyane muvandimwe. Minisita Mayire, iby'abavandimwe bandi bamaze kuvuga urabitekerezaho iki? Ibyo bavuze ndemeranya nabo. Hari imyigaragambyo n'ibyo kujya tubwira abantu ibitagenda, nubwo tubizi ko babizi, baba babyirengagije, ariko ngira ngo ntidukeneye kuzongera kumva abantu baza kutubwira ngo ntabwo twabimenye. Ikikurikiraho, ikindi cyifuzo nabonye abantu barimo kuzamura ni icyo gushaka umwavoka waregera kiriya cyemezo. Icyo nacyo ndagishyigikiye cyane, ni n'ikintu cyihutirwa. Mu bihe byashize njya nibuka, umuntu avuga ikintu kimwe ukibuka ikindi. Hari umuntu w'umunyakenya wateruye ikirego ajya kurega abantu bishe Yezu, ubona bamugambanye, ajya mu nkiko ajya kurega. Nimba rero umuntu ashobora kujya kurega abantu bishe Yezu mu myaka 2000, uyu munsi kurega umuntu wafashe icyemezo nka kiriya ni ibintu bishoboka. N'uwo ari we wese w'umwavoka ku giti cye, ku nyungu nta n'inyungu n'imwe abifitemo, ashobora kugenda akaregera kiriya kirego, akarega ruriya rukiko akakiburana rwose. Numvise hari abavuga ibyo gukotiza no gushyiraho ubushobozi, ibyo nabyo ni ngombwa, ariko bikorwe mu maguru mashya. Ibikorwa ibyo ari byo byose, icyo kirego kigere mu nkiko ku buryo iki cyemezo gihagarikwa, yenda nuko urukiko rutarumva urwo rubanza. Naho ndabona bariya abantu bafunze, ndashaka njye kwiyibukiriza abantu bamwe b'i Kigali uyu munsi babonaho agatsiko kageze karundumuka. Uyu munsi ukumva ngo baramufashe, ngo bamugize minisitire, atabaga muri guverinoma, nta byaha yari yarisize, nta kibazo na kimwe yari afite. Uyu muntu ataba arimo gusamba bakamukurura bakamubwira ngo tugize minisitire, akabyemera. Aba bantu turimo kuvugira abenshi binjiye mu gihe cy'abatabazi, bari abantu bibereye aho, bibera mu kandi kazi, binjiramo gusa ni Rwigera turujyane, nicyo cyababayeho.
ni nayo mpamvu bamwe babashakaho ibyaha bakabibura. Ariko iyo umuntu yinjiye ahantu habi, iyo wegeranye n'ababi nabo bamura, urumva. Rero hari abantu b'i Kigali nabo binjira mu gatsiko kamaze abantu guhera muri 90 kugeza uyu munsi, kakagufata kakagusiga ibyaha kamazemo imyaka, ukajya mu kiministeri cyisha abantu, cyibya abantu, cyakoze ibyaha, bakaguterekamo wari umuntu wisangiwe, bakagukubita inyuma y'ibyaha bya Businge n'urugero ntanze, n'abana bariya bose babanjemo ibyaha bamaze kukareya abantu bishe induru zabuze, bakagufata bakaguterekamo ukajya kwivuruguta mu byaha bya Businge ejo bakazakubaza. Rwose abantu bagiye biga ko buriya cya Philippe Mpayimana buriya ejo bundi nibihinduka bazagihana kurusha niba gitambikana. abangaba Kigali arimo guhiga ntabwo aribo bakrimineri, si bo bantu bakoze ibyaha hari genda bamwe ne kuvuga bose, kuko harimo bazediho n'abantu bari bakomeye Samuel, abo ntabwo nabavugira pe ngo mvuge ngo nabere ngo mbahanagwe, no, ntabwo mbizi, ntacyo mbashinja, nta n'icyo rwose pe. Ariko ndivugira abantu binjiye mu gihe cy'abatabazi, ngahita mbahuza na bariya abantu Mpayimana barimo kwinjira mu byaha by'uyu munsi. Abantu bakwiriye kwiga rwose. Bampaye Imana buriya uzi ko bazamushinja ibyaha birutse by'akabarebe, kabari bazavuga ati njya no mu musirikare bampaga amategeko nkayakurikiza. Umusirikare gisirikare ziva kwa boss. Uriya rero ashobora kugenda akabazwa ibintu birutse ibyo kabare babazwa. Abangaba turiho tuvuga nta nubwo ari ukubavugira, nuko gusa amategeko agomba gukurikizwa. Abashinzwe icyaha barangije igihano, ubwo basubirana uburenganzira bwabo. Niko bigenda ku isi hose. Abagizwe abere n'inkiko nabere nyine, nta wabashinja icyaha kandi inkiko zarabagize abere, nibo turiho tuvugaho hano. Ariko mwe mayirasanya akantu gashya ko kuburira abantu bo mu Rwanda bari kwijomba mu myanya irimo ibyaha. Abantu bikoreye ibyaha bararangije, abaturage babambuye ibyabo barishe, abantu baburiwe irengero nibo bari gutanga izi za ruswa, bakagera bahaguterekamo ngo nawe wabonye imyanya. Mushatse mwakwitonda. Nuko turakomeje rero, dukomeje ibitekerezo kuri iki kiganiro, ariko tugiye no kugana umusozo. Abavuze imyigaragambyo, abatekereza imyigaragambyo muyitekereze. Abandi bavandimwe bavuze bati ikirego ni urucabana, rura rubanza ni urucabana, ni ngombwa ko baregera inkiko zo ziniyame. Inkiko ziniyame abo twaza tubiganiraho bavuga ko ikirego nka kiriya mu by'ukuri ni ikirego kigaragara, ni ukucyataka bavuga ko kidakurikije amategeko, kidakurikije icyemezo, ndavuga kiriya cyemezo cya minisitiri cyo guhagarika iriya koro, cyo guhagarika ariya amasezerano na Loni, bakakiregera mu rukiko. Hari inkiko zibyemera. Muri iniyame sindareba niba ari muri haute cour cyangwa se niba ari muri cour constitutionnelle, no kuza kureba kiriya kirego bakiregera hehe. Biroroshye cyane, nk'uko umuvandimwe amaze kubivuga, nta mwavoka wize droit utatsinda kiriya kirego. Ubwo turaza kubisuzuma neza twitonze, ariko abashaka bavoka, haba famille, haba natwe twabihagurukiye, no kubyumvikana kugira ngo bidakorwa mu kajagari. Bari abantu bacu bakabona umwavoka, kubera ko bari no mu gihugu, wenda baranabidufashamo batubwira icyo twabafasha, ahubwo kuko bari mu gihugu ntibafunze. Mu by'ukuri ntabwo bafunze, bari hanze, bari ahantu babanaga n'ubundi, bari mu gihugu. Muratubwira, muratugira inama icyo twabashyigikiraho, murabwira rubanda icyo twabashyigikiraho, ariko twahagurukiye kubashyigikira kugira ngo ikirego gitangwe. Kwiyamamariza no kuyobora Niger mwemaye amakosa nk'ariya nayo arababaje no kuri kw'Imana. Ariko ibyo twiganiriraga, hari umuntu uhamagaye ugiye kutubwira